10:30 aravuze ngo Yesu aramusubiza ati hari umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye aracikira arigendera, n'umureba ahageze nawe abigenza atyo, amubonye aracikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta yerayo n'amavuta na vino, amushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2 aziha nyir'icumbi ati umurwaze, Imana ishimwe, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse, Imana ishimwe. Dusome irindi jambo riri mu Kuva igice cyaho cya 21, Kuva 21 umurongo wa 18. Kuva 21 umurongo wa 18 haranditse ngo abantu nibarwana umwe agakubita undi buye cyangwa igipfushi akabirwara iminsi ntapfe, nasindagirira ku kibando wamukubise ntazagerwaho n'urubanza, ahubwo azariho iminsi amaze arwaye kandi amuvuza arinda akira neza. Amen. Imana ishimwe. Hanyuma mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo iri jambo tujye kuganira urusangiza abagenzi bawe, ubwira abantu b'Imana ko Yesu avuganye nawe mu ijambo ry'Imana. Ubundi nkunda ubuhanuzi cyane, ariko mu buhanuzi nkunda Bibiliya. Buryo ubuhanuzi nemera cyane ni ijambo ry'Imana, cyane ko muri iki gihe cy'imperuka abantu bose babaye abahanuzi. Urahura n'umuntu mu muhanda ngo mvuke Imana ivuze, ugahura n'undi ari kugenda ngo mvuke Imana ivuze. Kibaza nimba Imana isigaye ivuga no mu muhanda. Ubundi kera ntabwo ariko byagendaga. Imana yabwiraga Mose ikamubwira ngo Mose zamuka umusozi mvugane nawe, cyangwa se Imana ikavugana n'Abisirayeli ibabwiye Mose ngo uzabwire Abisirayeli duhurire mu ihema. Donc Imana ntabwo ari Nyamatanga, nta nubwo ari radiyo. Umushumba wanjye Pastor Shimiye yigeze kubivuga mu kiganiro cy'ubutaha cyatambutse, avuga ko Imana atari ikigirwamana cyangwa atari radiyo. Ntabwo Imana ivuga ahantu hose, oya, rwose niko bimeze. Imana yacu igira ubwiru, igira abivugana na. Hari umuhungu w'inshuti yanjye, umuhungu w'Imana bamwita Robert, yavuze ku bantu b'abiru. Kuki yavuze ku biru? Ubundi nimba guverinoma z'ibihugu runaka zigira abo bita biru cyangwa se abanyamabanga, donc muri iki gihe cyacu ntabwo turi muri repubulika, ntabwo turi ku ngoma ya cyami. Kuri repubulika rero hari abo bita abanyamabanga ba leta. Aba banyamabanga ba leta rero nibo bitaga abiru kera ku ngoma ya cyami. Noneho rero natwe nk'abakozi b'Imana twebwe turi abiru b'Imana. Imana ishimwe. Abiru b'Imana nibo bahabwa ubuhanuzi, nibo bamenya amakuru. Ntabwo abantu bose baba abiru, oya, ntabwo bose baba abiru. Kubera iki? Buriya Imana igira inkoramutima zayo. Imana ishimwe. Mbibutse ko na Yesu ubwe ajya gutoranya intumwa, yatoranyije intumwa abigisha 12, hashize iminsi atoranya abandi 70. Ndashimira Yesu wagiye atoranya intumwa. Mbibutse ko mu bantu benshi harimo umuntu umwe. Haleluya. Umuhungu w'Imana yaretse kuvuga ijambo rikomeye, avuga ngo kujya mu ijuru, ijuru ni ikinege, n'ubugingo bwawe ni ikinege. Haryo kujya mu ijuru ntabwo uzajyana n'umugore wawe, ntabwo uzajyana n'umwana wawe. Buri muntu wese agomba kumwira ku Mana kandi agakizwa ku giti cye. Ibi biravuze ngo n'iri jambo ngiye kukubwira uryumve ku giti cyawe kandi rikugirira umumaro, ndetse nibinashoboka urisangiza n'undi, ariko nibimukundira nawe aryumve. Doka kuryumva ni kimwe, ariko no kuryumvira ni ikindi. Hanyuma tugiye kuganira ijambo Imana yashyize ku mutima mu bwiru bw'Imana. Imana ishimwe. Mu bwiru bw'Imana Imana yashyize ijambo mu mutima, shaka ko tuganira kuko genda umwiru w'Imana. Aka kanya ndi umwiru. Amen.
ntabwo Imana ipfa guha abantu bose ijambo ryayo, oya, ntabwo ibyo kurya by'Imana Imana ipfa kubijugunyanga. Ifata ababiru b'Imana b'abanyamabanga bayo b'abantu Imana mugira ngo ndiyemeye, ariko kandi niyo nakwiyemera Imana yarampamagaye, kandi impamvu Imana yampamagaye yari izi ko nzavuga muri iki gihe kigoye. Muri iki gihe rero kiragoye, ubwo abantu bari kwanga kubwiza abandi ukuri, baba bashaka indamu. Yewe rero ndashaka ko muri iki gihe cy'imisi imeruka numva nabwira abantu iby'ubwiru bw'Imana, nkababwira icyo Imana ishyize ku mutima atari amarangamutima yanjye ngambiriye inyungu runaka. Imana ishimwe ko yaduhamagaye, amen. Rero ndagira ngo tuganire ijambo rivuze ngo Imana igutabaye habura gato. Ndiri jambo numvise Yesu ashyize ku mutima rivuga ngo data atabaye habura gato. Kubera iki? Impamvu tugeze mu gihe kigoye, aho ubona turi mu isi. Umukongomani umwe mwita Koffi Olomide, hari indirimbo agira ngo atangira aririmba aravuga ngo monde ya beto, monde ya benefice. Bivuze iki? Bivuze ngo tugeze mu isi igoye, mu isi y'inyungu. Monde ya beto, monde ya benefice. Donc turi mu isi igoye, abantu bose basigaye bikunda. Hanyuma kwikunda kw'abantu rero bitumye no kugira ngo Imana ize gutabara abantu ibuze utabara. Kubera iki? Kubera ko abantu bose, buri muntu wese ari kwikunda, ari kwimenya, ntawe ugishaka gukundana na mwene se, ariko ntabwo byari bikwiye. Rero wowe wabuze gutabara, ndagira ngo nkubwire ngo Imana wowe igutabaye habura gato ngo urangire ngupfe. Imana yashaka kugutabara, imiryango yarakwirengagije, abavandimwe nabo musengana, biranashoboka ko umushumba ugushumbye nabo mushyiriye ikibazo akakwirengagiza, kubera turi muri monde ya benefice, mu gihe cyo kwikunda. Aho Pawulo yandikiye Timoteyo, kamubwira ngo Timoteyo yari mu nzu y'imbohe, amwandikira urwandiko, igice cyaho cya 3 rwa mbere, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanjye, reka nkumenyeshe amakuru agiye kuza mu misi imeruka. Aramubwira ngo hazabaho ibihe birushya. Ibyo bihe birushya nubigeramo uzamenye uko ubyitwaramo. Icya mbere, hazabaho ibihe birushya kuko abantu bazaba bakunda impiya, bakunda ibibanezeza, bazaba batumvira, badakunda abantu. Bibiliya ivuga ngo bazaba bafite n'imvune mu mitima yabo, bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga yo kwera. Bibiliya ivuga ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Umva icyo Pawulo abwiye Timoteyo, aramubwiye ngo tuzagera no mu gihe bazajya banabihakana. Ushaka kugutabara, buri muntu wese azajya yikunda, bazajya badakunda n'abantu. Niko Bibiliya ivuze. Rero ndashaka kubwira ngo biranashoboka ko ushobora gusengana n'abantu ntibakumve, ntibagutega amatwi, kandi ari bene so umumusangire igaburo, badakunda abantu, badakunda abo bavindimwe. Buri muntu wese yikunda peke yake ku giti cye. Umva rero icyo nkuzanye, mu gihe ubona bimeze gutyo, pfuka muhamagara Imana, ariko nkuzanye ijambo ry'ihumure kuri uyu mugoroba. Mama, papa, nawe muvandimwe, Imana irashaka kugutabara nubwo haburaga gato ngo urangire. Umuryango warakwihakanye, abavandimwe barakwanga, ndetse ibaze ko na so wakubyaye nawe yavuze ko atazongera kukubyara. Niba yaranakubyaye ntazongera kukubyara. Hari ababyeyi baba bameze gutyo, cyangwa se na mama wakubyaye bati nagiye kwa kundi ntabwo ari we nabyaye. Ariko reka nkuzanire ijambo riguhumuriza. Birashoboka ko ubona ugeze muri icyo gihe Imana ivuganye nawe ijambo rikomeye, iravuze ngo irashaka kugutabara mu gihe ubona byarangiye. Kubera iki? Somye inkuru z'Umusamariya. Luka yandika kiriya gice yashakaga kuvuga iki? Yashakaga kugaragaza neza uko abantu b'Imana bazagera mu gihe cy'imperuka bikamera. Ashaka gutegurira Kristo. Ubundi uriya Musamariya asobanura Yesu. Hanyuma uriya mugabo wari umanutse uva i Yeriko, bisobanuye ko iteka ryose iyo umuntu avuye mu gakiza akava mu gakiza amanuka ajya i Yeriko, mbibutsa ko i Yeriko wari umudugudu Imana yari yafashe icyemezo cyo kuzarimbura. Nta kiza cy'i Yeriko, nta keza kari Yeriko. Iyo ugeze i Yeriko barakudiha. Iyo ugeze i Yeriko uvuye i Yerusalemu, uvuye mu nzu y'Imana, uvuye mu gakiza ukajya i Yeriko, i Yeriko wakirwa n'abajura, barakudiha. Ibi bivuze ko uyu mugabo wamanutse ava i Yerusalemu ajya i Yeriko, mu yandi magambo yari avuye mu gakiza agiye mu byaha. Hanyuma
mu byaha nta cyiza kiba, mu yandi magambo nta cyiza cyo mu byaha. Ngo agezeyo rero yakirwa n'abagabo bakomeye, yakirwa n'abajura, ngo baramukubita. Bamaze kumukubita ngo bajugunya aho ngaho. Kubera iki bamujugunya? Kwari ukugira ngo Imana izigaragaze, yerekane n'imbaraga zayo ko ari Imana y'urukundo gusa. Kuko aho ngaho bamutaye, aha bamujugunya, birashoboka ko ntawamurebye. Kubera iki? Biravuze ngo ako kanganya bamujugunyaho, abarewe bamuciyeho n'abatambyi bamucaho. Natanga ibazaho umuntu w'umutambyi, umukozi w'Imana, umushumba, bishop runaka, ushobora kumwitabaza ugira ngo yagutabara akakwirengagiza, waba ugeze mu kigeragezo runaka ntanagutega amatwi ngo akumve. Dufite abashumba bambabarire, ndabizi ko nkurikiye ku isi yose, dufite abantu benshi donc batita ku ntama. Bivuga gutyo muri ubwo buryo, akavuga ati aho kugira ngo nziteho doka kwimenya, kwikunda, rya jambo ubuhanuzi buri kugenda busohora, akimenya aho kugira ngo amenye intama z'Imana. None Bibiliya yavuze ngo umureba wamucaho arigendera, n'umutambyi nawe abigenza gutyo. Bibiliya yavuze ngo ariko umusamariya mwiza, Imana ishimwe, ngo uyu musamariya amugezeho, ngo ntabwo yabikoze gutyo, ahubwo yakoze ikintu gikomeye, ngo yaramufashe. Icya mbere ngo amushyira ku ndogobe. Imana ishimwe, ngo amaze kumushyira ku ndogobe, ngo aramujyana, ngo amushyira mu cyumba cy'abashyitsi. Hanyuma amushyize mu cyumba cy'abashyitsi, ikintu yakoze cya mbere gikomeye, yaravuze ngo reka mbanze nzane amavuta mwomore. Ngo amwomoza amavuta, ngo amaze kumwomora, ngo arangije ngo amupfuka n'inguma. Imana ishimwe, igihe umariye kuri umusozi, izo nguma z'uko bagukubise, Bibiliya yavuze iki muri mu Kuva? Yavuze ngo abantu nibarwana, umwe agakubita undi buye cyangwa igipfusi. Natangare, nasanze hari abantu baduterera n'amabuye mu nzu y'Imana, cyangwa se muri uyu murimo hari igihe habamo n'amabuye mu buzima busanzwe. Aka kazi dukora ka buri munsi ko kuvuga Imana cyangwa se ko gukora umurimo w'Imana, harimo abantu bafite n'amabuye mu nzu y'Imana. Abantu bakanarwana, bagapfa amaturo, bagapfa ubusa. Ni twebwe tuzi kuririmba, nitwe tuzi kubwiriza, twebwe nitwe dufite abakirisitu beza, nitwe donc baba bari guterana amabuye. Noneho abantu nibarwana, umwe agakubita undi buye cyangwa igipfusi, ngo akabirwara iminsi nabi. Nasindagirira ku kibando, ngo uwamukubise ntazangirwaho n'urubanza. Nasanze Yesu ari umunyambabazi, hari ibintu Yesu ajya akora yirengagije ko ibyo bintu byakozwe. Kubera iki? Yesu ngo yafashe ngo amavuta ya Elayo ayomoza uyu muntu wakubiswe, yirengagije ko yavuye mu gakiza. Yesu amugirira imbabazi, Yesu amugirira impuhwe, amusanga akadrake, arirengagiza. Yesu nita ko yasambanye, Yesu nita ko yibye, ngo arangije kuko ari umunyembabazi, ngo amugirire impuhwe, ngo amupfuke inguma, yirengagiza ibyaha bye. Ndashimira Yesu ugira ibambe, ngo arangije amupfuka inguma, aramwomora. Kandi ahantu bikomeye kandi bitereye ubwoba, nuko hari abantu turi kubona, ukabona umwe wese yakoze icyaha, kugira ngo umusange, umugire inama, umwomore, umubwire neza, umushyire amavuta Elayo, umubwire ati mwene data gerageza uve mu byaha uhinduke. Ahubwo wowe ugakomeza umukubita, ukomeza kumutera icyo bita amabuye. Ntabwo zari bikwiye gutyo. Yesu yaravuze ngo mwene so nakugirira nabi, ujye umubabara 770. Hanyuma Yesu ngo amupfuka inguma, amaze kumupfuka inguma, ngo amwomoza n'amavuta ya Elayo. Imana ikomore muri uyu mugoroba, Imana igupfuke, anirangiza inguma zawe ni nyinshi. Nasomye Bibiliya mu Migani 31:20. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka aramburira ikiganza abakene, kandi indushyi azitiza amaboko. Imana igutiza amaboko abantu babuze. Yesu agutabaye habura gato, bari bakurangije, abarozi bari bakwishe, abademoni bari bakurangije, ariko Yesu agusanze habura gato. Bibiliya yavuze ngo uyu musamariya, Yesu ngo amusanga ngo ari aho ngaho bagiye kumurangiza. Uyu mugabo yarapfuye, Yesu ngo arangije amukorera ibyo byose, ngo amaze kumwomora, amusiza n'amavuta ya Elayo, ngo amujyana mu cyumba cyo hejuru, amusigira abarwaza. Aramubwira ngo uzamurwaze,
kandi ntanze idenari ebyiri, bivuze ngo Yesu adutanzeho ikiguzi. Kandi ndashimira Yesu wamenye amaraso igorogota kugira ngo natwe tuzabeho. Imana ishimwe. Pawulo yabwiye Abefeso arabwira ngo namwe yarabazuye ntoka twari twapfuye twarangiye, ariko Yesu amena amaraso. Yesu aratwomora, atwomora inguma z'ibyaha, adukura mu byaha, arangije adushyira mu cyumba cyo hejuru, mu cyo bita apuro, hejuru cyane, kugira ngo Yesu abe ari aturwariza. Imana yaraturwajije rero. Imana yanze ko dupfa, ahubwo yadutabaye habura gato. Umva ukuntu Bibiliya ivuze, nsoza ndashaka ko dusoza, hanyuma iri jambo ry'Imana rikomeze ribe muri wowe cyane. Ndashaka ko dusoza rwose. Bibiliya yavuze ngo Yesu ngo arangije akora ikintu cyiza, atanga itegeko aravuga ngo uyu muntu mumurwaza, kandi mbasigiye umukoro muzamwiteho. Imana ishimwe, wowe wakubiswe ihangane, Yesu azagupfuka inguma, azakomora. Yesu mu yandi magambo azanye indishyi z'akababaro ku buzima bwawe. Yesu agutabaye habura gato, wari urangiye, wari upfuye, byari byarangiye, ubukwe bwari bupfuye, umugabo wawe yaragukubise inkoni kubera ko yarabitererejwe n'izindi mbaraga zo kugira ngo ajye aragukubita, ariko Yesu agutabaye habura gatoya. Amafaranga bari bakubeshye ko ari wowe wayibye, ariko Yesu agutabaye habura gatoya, ntabwo ari wowe wayatwaye. Yababonye afashijwe. Imana ishimwe. Bari bakubeshye bakujyanye muri gereza bavuga ko wakoze ibyaha, ariko Yesu agutabaye habura gato ngo gereza uyinjire, ariko Yesu aravuze ngo ntabwo wakwinjira gereza kubera akagambane. Oya, Yesu agutabaye habura gato. Mu yandi magambo, hari ibintu Yesu akoze habura gato. Imana igutabare kurengere haburaga gato ngo birangire, ariko kubw'imbabazi z'Imana. Yesu aravuze ngo umusamariya ngo ni umunyempuhwe, ashushanya Kristo. Yesu akugirira impuhwe, Yesu akomore, Yesu agupfuka ingoma. Reka soreza. Imana igumugisha, kuko Bibiliya ivuze ngo uyu muntu nibaramuka bamurwanisha bakanamukubita, uwamukubise ntazagirwaho n'urubanza. Kristo arabireba, Imana irabibona. Uwamukubise ntazagirwaho n'urubanza, ahubwo ajya akomeza asindagire, yihangana asindagire, ajya imbere y'Imana, abe mu maso y'Imana. Hanyuma uyu muntu wamukubise ngo azamuriha, amuha indishyi z'akababaro. Mu yandi magambo, Imana ikuzanira indishyi igihe wababariye kirahagije, igihe warwariye kirahagije, igihe bagusuzugura kirahagije, igihe bakwamburiye ubusa kirahagije, bagatwara ibyawe kirahagije. Yesu naguha indishyi. Ibyawe barabyibye, ibyawe barabirengagije, barakunyanganyije, ariko Yesu aravuze ngo gutabaye habura gatoya. Imana igutabare mu izina rya Yesu. Igihe wababariye kirahagije. Data aravuze ngo gutabaye habura gato. Turagushimiye mwami wacu, tugushimiye kutabaye abera bawe habura gatoya. Satani yarajya kurwigamba hejuru, ariko uratabaye itorero haburaga gato ngo abera b'Imana basibangane ku ikarita y'isi, ariko uratabaye gutwara abera. Turagushimiye kutabaye imfubyi n'abapfakazi. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka ari hejuru mu buturo bwe bwera, ni Imana, ni se w'imfubyi, ni umucamanza urengera abapfakazi. Ndagushimiye ko iyi mfubyi uyirengeye. Uyu mucamanza ari wowe Yesu Kristo, urengereye umubyeyi w'umupfakazi. Ugirire neza umuntu wese wari ugiye kurenganywa, utabara itorero ryawe. Turagushimiye kubwira ijambo. Urakoze mwami. Umuntu wese yumvise iri jambo yizere kuri Imana itabaye, nubwo haburaga gato ngo birangire, ariko umanuye imbaraga zo gutabara, ushyizeho agakinga k'amakuba. Ntabwo Satani atwigamba hejuru, ukuyeho imbaraga zose zaturwanyaga, uduteje intambwe. Turagushimiye. Ntukabura icyubahiro tungana gutya ku isi yose, ntukabura abakuvugira mpari, ntukabura abahanuzi Pastor Shimiye hari, ntukabure abanyabwenge Robert hari, ntukabure abera bawe. Oya, urakoze mwana. Turagushimiye kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze.